Ambatware muri toilette mahenere neza. Umwaka mutangiye gute? Chuka. Ndimo sindimo. Kanara urimo. Gaswere nyoko. Wamuhaye igenda kwinginze. Wamuhaye ibye. Gashino kanyoko indaya za makeya mu ndaya zose waguze ari ndaya isa nkonje kabuno umva wallahi fata indege runda guswira rayi nimba imboro yawe yaracitse bivuge n'abantu babimenye ntabwo ushobora kuba ufite ibyana byiza nka kabiri kangaye maberanye ko nkwingingira kuza nkunze nkurebe Gashiro tumbavu ngo indaya zanjye zo ku munwa gaswere nukuri kw'Imana hari n'ibintu bita fantastic mwabaswera mu mutanazi buruzi ukuntu ubona like nk'umujama wawe kibebi cyawe kiri gukubita akagore y'Imana kigakubita ziriya zigize ashwi akagore kari gusara we biraryoha ni so my friend mwiriwe mumeze neza oya amakuru yanyu. Okay, uraduhenera ntabwo duhenera. Mushyashya. Ndumva kwega irinde totandika. Uraduhenera cyane ntabwo duhenera. Ndumva kukihenera abantu umwaka ugitangira. Urashaka gukwita abantu ibisirani? Uraduhenera ntuduhenera. Umva. Mwabantu mwe muri aha murashaka ko turi mu itariki esheshatu. Wowe baza abantu muri commentaire ngo mwandike muri comment we bibarize ati mbahenere cyangwa simbahenere babaza. Ngo gaswere fizo gaswere nawe ni munange ndabashimura kumanyo kumbwa buzi. Banange. Umva turi mu mwaka mushyashya. Babaze. Nimba mushaka imikoshi ni mu kazi kanyu ndabahenera. Nje nta kibazo mufiteho. Ariko imikoshi babaze we babaze bahenere cyangwa simbahenere. Duhenere. Shakora cyuti cyanasinze zama uswera nyina yanasinze kera. Mwagaswera murakijyaho umwaka mushyashya. Murashaka kubahanira mwagaswera cyanasinze zamani. Mwagara bakuramire. Yawarage ngasira ambatware muri toilette mahenere neza. Umwaka mutangiye gute? Chuka. Ndimo sindimo. Kanara urimo. Wewe. Ndimo sindimo. Unyuganye bwa makeya. Urimo. Ndimo sindimo. Nyenya boti kanyeye boti. Mwekari. Reka vuga zero ngwino twiganire turaba duhena mu nyuma. Turaba duhena mu nyuma twiterere story. Babibonye ko tuza twubahenera ibigori babibizi. Turaza kubihenera anyway twego turahena. Abantu mutangira umwaka muhenera abantu koko. Umva. Uzana kurukanga turakubroka. Umuheno. Nahageze gahunda no guhena. Guhena guswera kunyaza ni yare. Ariko watangiye kunywa ryari? No, ntabwo nari nasinda by the way. Ndacyara. Katurebe ikirahure cyane kigere, katurebe ikirahure cyane kigere. Ndi kunywa juice by the way. Juice mabere ya wapi? Indazama gaswere nyoko. Wamuhaye igenda kwinginze. Wamuhaye ibye. Gashino kanyoko indaya za makeya mu ndaya zose waguze ari ndaya isa nkonje kabuno buretse gato ndi wogeje igiciro iyo mbote yanangura igiye ikajya ikibazo rero nta nubwo abo bantu bari nabijya cyose wana kutunde bijya biyewa ibijya babyita mu Kinyarwanda ibiciro none arimo aravuga ubusa. Wogeje ibiciro none umusiranye arimo aravuga ubusa. Asedomba ziko umwaka turi muri 2024 ntabwo twicyari muri 2029 nakwinye.
cyakoze ndumva ni ukuri kw'Imana mana n'Imana yagukuye hehe ubu nzakura koko ndi kumwe nawe. Ikimbabaza ntabwo ari uko uri indaya. Ninde ndaya amabere? Ikimbabaza ntabwo ari uko uri indaya. Ikimbabaza ni iki? Umbaza ikikubaho ikimbabaza. Twageze zamani nkovuze 2029. Ikimbabaza nuko umuswera nyina kwise ngo indaya ya make bro. Can imagine? Kari n'umuzo yaguze wallahi ntago ndimo. Ariyo ugeze ugura isankange. Ziko offset ashaka kungora ko namukatiye. Mabere. Oya. Reba. Oya. Oya. Umva abaswera bakoreremo ukuntu wigenda nkaswera nkagaruka. Why not? By the way turi kumwe nanice na hariya nabona like ari atatangiye kuryohereza undi nkaza nkagukanda kanda hanga gutya nko mu mugongo ukuntu cyangwa nkagukanda nawe gutwika nukuri inda yambaye gasta like wemeranyijwe nanjye yuko ugiye guskora agaruka iwanjye. None sibyo ngibyo byananira gute? Fizo nukuri kw'Imana hari n'ibintu bita fantastic mwabaswera mu mutanazi buruzi ukuntu ubona like nk'umujama wawe kibebi cyawe kiri gukubita akagore man kigakubita ziriya zigiza shwi akagore kari gusara we biraryohana so my friend. Don't worry. Koshiza mu yindi monde. Oya. Nukuri kw'Imana. Koshiza mu yindi monde. Nawe uricara ukavuga ati fiti jama kabisa. Ariko ucishe nukagumayo nabatwika. Ugiye? Ucishe nukagumayo nabatwika. Kubita ibyo kubitugaruke. Ibaze. Niyo bikaga boro navuze ko utaryoshe. Numva utangiye kuryoha. Kuryoha gusa. Numva utangiye kuryoha. Numva none usa nk'umuntu ushobora kuryoha mo gake. Umva. Urabona bino like ababyeyi bacu bavuga ngo I'm proud cyangwa umwana wa gakina umupira agatsinda umubye akavuga ati yeah that is my son. Nanjye no gutyo byabimeze uri gutatsa akabebe hari arumva. That's my husband. That's my husband. That's my man. I'm like yes. Wanzanira ariko nabumwe tukakora sibisa turi batatu. Oya nje nago nabandimo because njewe nje ndi main. I'm the main wife. You get nagusangira. Ntago nsangirwa kandi ibyanjye byo biri special n'ibyawe. Nanya kugaswerwa tugafibya kugabita ubafata baga zako n'icyo kagabwira ngaho sohoka agenda. Oya nuko kabwa ati thank you so much like nuko gaha icyayi because urabona kaba katasi cyane kanu babyita kuhagira kujya gute ngakatuyanye nyonga babita bate nuko gaha ku cyayi like nkamuga ati thank you so much ariko ntuzagaruka nugaruka nzagushwanya gusa no come back kubita muri mwe kwirukana ukanzanira kandi ukazana kandi ntabwo ese ninge urabona ukazana cyane wowe ukazana baby wakazana nakazana no problem ariko nagusubirayo nibyo bindi abanyarwanda bavuga gukina cyane bizana biterana imiswerano nimba ari gutyo usubireyo kakuntwarana kubita munsi rimwe kagende tuzana n'abandi bana babakivuga wowe se wagenda guswerana handira oya ibintu ntabwo ari ibyawe ibintu ni ibyawe wowe wenyine niwe ugomba kubireba wowe ikubitire nurangiza bituza bitangiye kumera gutya kugwamo nanjye nzakwereka icyo ndicyo ugaswera ngo nyo uri tabiki kigoryi
urita biki ko wikanze wowe wowe umwanya wawe warawukoresheje wararangiye ibituza bitangiye kugwamo aya basi it's my turn wari uzi kuri icyuma oya umva ntabwo njyewe nanjye naguma nkora siporo ku buryo ewana nguma ntwika siporo zahehe nawe narakwishyuye mu mutwe mana yake ntabwo waba wibuka yuko ko umugore wanjye ashobora no kungura ibyo bintu aho ngaho ugaswera ukazitanga imbaraga zose aha utangiye kuzeka rero sasa nakubwira ati nawe muze yicara muri kariya gatebe wumva ukuntu bantatsa uzi wa mugane hari akaboro umuzeye umufite yari afite umugore umugore bari kumwe n'umugore and then arakora accident aba paralyze and then akaba ari mu gatebe gutya ameze gutya nyine atamuvinga gutya none atagishobora guswera umugore bimunanira nyine kwahukana n'umugabo we akazajya aba ari kumwe n'umugabo we ari aho ngaho man ariko umugabo akazajaza ewana aza akazana umugabo akazana uwundi mugabo akamucyaho wa mugabo wari mu kamodoka gutya bakagenda ku gitanda bakagiswera ikigore dutipa ari paradizo ameze gutya mu kagare wakora iki nanjye nizo swingi mani naba ndimo izo ngizo wowe nagwaye chance yawe warayikoresheje yararangiye so nawe wicara aho ngaho wumva ukuntu bantatse wowe watatsaga babanditse ngira ntago nari umuntu ntago nababaraga manake nko kurinda like uzi imodoka riri kuzamuka ahantu ikagera igihe igakwama aho nawe wagukwamye ikamwereka shawari ikirayi it's my turn uri ikirayi wapi ambunaje ngaho duhenere turebe nabaye muragaswera umunyishuri nuko wambaye akaboro uzi ko wambaye akaboro kabi agaki bebe kaya kaboro kajipo wambaye ntago ari keza kaya kaboro nanjye ndakizera niyo mpamvu nagiye kuzamuka navuga ati uyu musquare ukuntu ari gushunuza abantu reka mbanze nshyiremo ubundi ni urabona wowe ubundi abagore bagomba gupima navuze ati niyo njya kuzana bya bindi bya kera ngo anti turi mu mwaka mushyashya nizana bya bindi bya kera dumba naratwitse nararangije navuze ati iyi ngiyi mboro iri buze kumburuka reka ngende nkwikire like set for you nanubwo n'abantu bawe wongera uhaguruke bareba abantu ukuntu wambaye ukuntu wagiye kunyambarira nambarira wowe tumanyira sogo yitene Chantal uyaze Chantal yabaye ikigori iki ajya kushinura ajya kuwe bibi Chantal yabaye ikigori ni ukuri kw'Imana Chantal yabaye ikigori kandi Chantal yaratwikaga Chantal yabako yarabarambiwe so umusweranye n'icyo abafite abwira abaturage uri ngo mubwira abaturage yarabarambiwe uyu anubwire ko kije Chantal yaranyihindutse abo nowe indaya yanjye itiranyihinduka indaya yanjye yaranyihindutse ikibazo uramubaga kikarira nenda vuga ati geze agegera moza marira gikomera hano kuri live kikirirwa muri DM kirira nkirirwa ngihoza muri DM ndavuga ati rero sizabiba ibintu byo kuzajya nashimanye Chantal anyiga mpamvu ibintu byo kusagata bimanyi bo mukoma na Chantal ndeka ndebindi ndaya yanjye indaya zanjye njyano ziba zihari why do easy ndaya wowe ningi by the way ndagukoma naye gashino urita abantu ngo ni indaya abantu bakwingingira n'ibitubukanga kubabona ukiruka utingituba wagira ngo nago ujya unaswera umva ntukajya ubwira abantu ngo indaya zawe zirahanga bakwingingira n'ibitubukanga kujya kubireba amabere gashino ninde wakubwiye ko njyewe duma nshobora guhaguruka ku gatwiko niho ngo ndaje gusanga igituba atwiko mabere y'ipusi nago twirirwa twukubwira ngo tukikuzane tukikugemurire nkaho uri mu bitaro gashino vayo umva fata indege umva wallahi fata indege ndagushyira live nimba imboro yawe yaracitse bivuge n'abantu babimenye ntabwo ushobora kuba ufite ibyana byiza nka kabiri kangahe maberanye ko nkwingingira kuza nkunze nkurebe gashiro
tumbavu ngo indayazanye zo ku munwa gaswere yo wari kano sikase binyo oya ese none turumva wambwira ngo duba ngo ndaje ngo guswere ngo hita mubwira ngo ngaho ngwino va yo guswere umukwate Chantal agambye uganye umukwata ariwa esimu ya tamide esimu ndoza mbo cyasize bari cyatari cyasize Chantal koma mwana ngo no mwaka mupya tugamba mwaka mupya muhire kiri otemene byo cyatari yasinze arimo arangubuyoga bwa make Dumba ni scam. Uba waswera batajya kugita. Nje ndababwiza ukuri nawe watangiye. No bin. Ni scam. Ngo banyingira igituba nka cyane. Nese wazajya uswera buri muntu manu ubonye. Now, okay, fine. Let's make things easy. Emera yuko izo ndaya kuvuga ngo indaya zanjye. Emera ko ari zo kumunwa. Indaya zawe zahe. Oya uri indaya yanje, indaya. Zo kumunwa. Oya. Utinya abagore gaswera, utinya guswera. Bazaguswera. Don't worry, zaguswera. I don't want to kunswera. Nanye nago nkibishaka. Ezekiel Mabere. Ese ni ndakongeza. Skwera nabwira ngo nijye wahabije ibyana byanyu kuri street bikaba bitarimo birashona. Dumba niryari bakwise Ezekiel. Ezekiel niryaho cyaho ndi umuntu bita Ezekiel. Wow, Skwera banyise izina ngo ni Ezekiel, ngo uruhara rwanjye rwite Ezekiel. Ezekiel ninde why? Sinzi umuswera yaturutse yahita avuga ngo uruhara ngo rwaduma ngo turwita ngo Ezekiel. No kugeza kuri isaha. Biragufata. Amwita Skytu nawe umuzi. Skytu ni Fizo. Hari uwundi. Ni Fizo. Fizo we. Fizo umuganda wa Chantal. Fizo wa wundi wabyaye abana batanu mu munsi umwe. Neda. Umuganda wa Chantal ise Fizo wabyaye abana batanu in one. Ha makuru nari mfite. Orimba. Fizo yateye abakobwa batanu icyarimwe mu munsi umwe. Mana. Umva nacyano mfite nacyo. Ngore yawe ni scam. Ngira ngo nta nibayo. Nta nihari. Godoba ni iped ngo ndi iped. Iped ya araswera amabera ariko atinya abantu bamwakiramo nicyo kibazo. Urabona Dumba bashaka buno bugore we yiteretera ariko wowe guteretega ngatumva reka nyikuzaniye nyikugemura aravuga ati oya. Ariko Chantal azimboro yanjye. Oya. Nukuri. Biri serious. Chantal uyunguyu baraje. Chantal. Nukuri Chantal umunsi umwe rwigeze kurira muri lockdown. Muri lockdown. Muri lockdown rwararize ngo Dumba ngo twego tuba twakweretse ngo wenda ngo twereka ngo Dumba tuba rurarira. Ndavuga umukobwa uko ari seriye. Dumba bamukusaga balomukira. Yabana kirarira cyararize muri uko kimwe kirakurura amarira nakibwiye ati shankareka muhereke noneho nta kibazo. Ndayikiremisho yo serious ati meta nkura y'urwoga mabondo meta numushira muri kabana nabwo ati Rocky. Can you handle this? Chantal yari agiye kwiyahura ngo nintamwereka ngo ntango ahita ngo reka none kuri kwimana none rwana nakonyariye ngo none dore ntabwo Chantal calm down ngiyo metamfata mu mufuka jeje niyo nafata mu mufuka w'ikibiri ntabwo aturuka disi. Can you handle it? Can you sit on it? Can you sit on that hot? Yabaye traumatized uzakabaze kabaye traumatized hano. Erega igitwe. Ngo rege igitwe. Kamanye. Cyane ngambe burungi. Ne mwana kikomyeho nawe. Negwe gorukazi. No ndimo kumushyiraho mani ntabwo kirimo kirajyaho bro. Like that kirimo kirajyaho cyashaka. Kimanye bari mu kuzina amatako gwe nawe.
kivume nugituka kirarakara kize. Sha